bakristo bavandimwe dusangiye ukwemera Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Sinzi niba mwibuka wa mwitozo nabahaye wo gusaba kugira ngo Nyagasani atwubakira ubumwe muri twe, gusenga dusaba kugira ngo ibyo dutekereza n'ibyo twifuza n'ibyo dukora bihure byunga ubumwe. Kuko kenshi na kenshi ayo macakubiri tubona muri sosiyete cyangwa se hafi yacu cyangwa se iwacu mu rugo, kenshi na kenshi aba yahereye muri twe. Niho kuko urumva ko niba Yesu avuze ko we na data bari umwe, njye na data turi umwe, Sekibi we ntabwo ari umwe, ahubwo we aducamo ibice, amacakubiri no kugira ngo abantu bitandukanye, abantu be kunga ubumwe. Ibyo nababwiraga rero, uwo mwitozo wo gusaba no kwifuza ko ibyo dutekereza, ibyo twifuza umutima wacu n'ibyo dukora n'ibikorwa byacu bihure. Kuko kenshi na kenshi niho nyine urugamba rubera rwo kunga ubumwe. Ubwo bumwe tugomba kubaka muri twe, noneho bugasakara mu bandi, bugasakara ahandi, kuko ntabwo watanga icyo udafite. Niba utifitemo amahoro, ntabwo watanga amahoro iruhande rwawe, ntabwo wowe umugabuzi w'amahoro. Niba utifitemo ubwo bumwe, niba wowe ibyo ukora byose bidahura, ibyo utekereza n'ibyo uvuga n'ibyo wifuza harimo amacakubiri, nyine ayo macakubiri nyine azasakara mu bantu mubana naho utuye. Ntabwo uzaba umugabuzi w'ubumwe. Utifitemo urukundo ntabwo wabeshya ngo ndabakunda kandi bigaragara no mu mvugo no mu mikorere, bidasohoka bitavamo. Nuko bisaba rero dupfukamye, kuko Yesu Kristo yapfiriye nyine ubwo bumwe bwacu kugira ngo twunge ubumwe. Mu isengesho rye murabizi aho asenga rwose apfukamye asaba data ati, nabo twe turi umwe, ariko bo mbasize muri iriya si y'amacakubiri, iriya si ya Sekibi, nabo ndabasabira kugira ngo bunge ubumwe, babumwe, kuko Yesu yarabibonaga ko bitoroshye. Nabyo twumvise mu isomo rya mbere, mwumvise ukuntu intumwa zatotejwe zirahunga. Muri uko guhunga bagira ubwenge, bajya Antiokiya, wari umurwa mukuru ukomeye cyane icyo gihe wa Siriya. Bajya kwigisha uko batotezaga, uko barushaho kugira imbaraga, uko bashaka kubacamo ibice, bakongera bakunga ubumwe. Mumva ko nabo Barinaba baje kubasura. Barinaba, ako kazina k'akabyiniriro twakavuzeho nako, ukuntu yari umuntu w'umunyeshyaka kandi uzanira abandi ibyishimo, fils de réconfort, umuntu uzanira abandi ibyishimo, akabazanira nyine ubwo bumwe twasabaga, twavugaga mu kanya. Bahageze abakristo bariyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri kiliziya ya Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiokiya. Ngo agezeyo abona ineza Imana yari yarabagiriye, biramushimisha, nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Mwizirike kuri Nyagasani, twizirike kuri Nyagasani, ibyo dutekereza, ibyo twifuza n'ibyo dukora byose tuzirike kuri Nyagasani, twizirike kuri Nyagasani. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera, bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Twasaba ko abantu ubukristo bwakwiyongera, ko abakristo baza ari benshi, bakurikiye ineza n'urukundo batubonamo. Kandi noneho
ngo aho hantu Antiokiya niho hambere abakristu biyise abakristu nyine. Iryo zina ntabwo bari barisanganywe, niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristu. Kuba umukristu rero ntabwo ari kwizina gusa, oya, nukuba undi kristu, nawe ukaba undi kristu, ukamenya ko kristu wowe ugomba kuba kristu mu bandi. Hari abantu bandika utuntu twiza ati Imana ntabwo ifite amaboko, ubu amaboko ye ni wowe. Imana ntabwo ifite amaguru ni wowe, ni wowe ugomba kujya aho yari kwiye kujya, n'ibindi twakongera tuvuga ko twongera kwibutsa ko wowe urundi kristu. Ntabwo kristu ari izina gusa. Hari abantu bigize kubivuga bababaye, bavuga ko dufite abantu benshi babatijwe, amafishi, abantu benshi barabatijwe muri registre, baranditswe mu bitabo, baranditswe, ariko ese ni abakristu koko? Kubatizwa byo barabatijwe, ariko se ubukristu bwo nabwo barabufite? Kuko urumva ko aho n'indi gahunda kandi igomba gukomera. Ntabwo ari ukwitwa gusa ko wabatijwe, ko ufite ifishi ya batisimu, ariko ese uri umukristu? Ugenda nka kristu? Wumva ko ingingo zawe ari ingingo za kristu, ko zigomba guhesha Imana ikuzo? Muri gitabo cy'Ukaristiya rero tubisabe twifashishije uriya mutagatifu woroheje Isidore Umuhinzi. Mwumvise, muzi amateka ye. Isidore Umuhinzi yari umuntu uciriritse, wahingiraga umukire, ariko akanasenga cyane. Imirima ye igahora imeze neza, imirima ye igahora ibagaye, igahora yera imeze neza, ariko noneho abantu bakibaza igihe abikorera. Se uriya muntu ko tumubona mu misa mu gitondo kare gushengerera, ari mu kiliziya, imirima ayikora ryari? Igihe yarashengereraga agasenga, ntabwo gusenga byakubuza kweza, ntibishoboka. Yezu Kristu yafashaga Isidore Umuhinzi, noneho kuko yari yamwiziritseho, amukomeyeho, noneho nawe akamufasha mu mirimo ye ya buri munsi. Bya bindi nababwiye, ati isengesho rijyane n'umurimo, umurimo ujyane n'isengesho, ahasigaye urebe ko hari icyo uzabura. Igitabo cy'Ukaristiya rero twisabire, dusaba ubumwe bwacu twebwe, kugira ngo tunge ubumwe n'ubutatu butagatifu, noneho ubwo bumwe busakare kuri benshi. Twisabire kugira ngo natwe tube nka Barnaba wabaye undi kristu, aho yageze abantu batangiye gucikamo ibice, bigisha gusa abayahudi gusa, noneho n'abagereki nabo n'ab'inkuru nziza nabo ibi bagezeho. Kunga ubumwe, ubutatu butagatifu, noneho hasigaye ibyacu byose turekere Nyagasani, kandi abiduhere umugisha, nk'uko yahaye umugisha Isidore Umuhinzi, imirima ye igahora yera neza, kandi bitaramujije no gusenga. Isengesho rijyane n'umurimo unoze, uhesha Imana ikuzo, n'umurimo ujyane n'isengesho. Nyagasani Yezu nabane namwe.